Hello bakunze b'ubwiza nizere ko mumeze neza nanjye meze neza ndashima Imana. So nongeye kugaruka kubereka ibintu byiza cyane nkuko abantu benshi mugenda mubyishimira mumbwira ati uradukorera cyane utwereka ibintu byiza cyane bidufasha kandi bikadufasha gusa neza, kandi aricyo ngambiriye buri umwe wese ugomba gusa neza aho waba uherereye hose, kabone nubwo ntabona ubushobozi bwo kuba nakugezaho ibintu byinshi ngenda mbereka, ariko ukaba wabasha kubibona ukabigurira mu mashopo agiye atandukanye. Ku ba diaspora ndabasuhuje cyane, aba diaspora muri Oman ndabasuhuje cyane, aba diaspora muri Amerika, Canada ndabakunda cyane. Mugenda munyandikira inbox mukambwira ati Hope uradukorera cyane, hari ibintu byinshi tuba tutabona ariko urabitwereka kugira ngo dukunde duse neza, tukabishaka tukabibona. So namwe ndabashimira abantu muri Canada, mfite abashuti banjye muri Amerika, mfite abashuti banjye mu Bufaransa, mfite abashuti banjye nkomeza kugenda mfasha, namwe ndabasuhuje cyane. So uyu munsi rero nanone nje kubereka ibintu byinshi byiza byagufasha, amakreme meza yagufasha kugira ngo ugire uruhu rwiza rwo mu maso usa neza cyane. So rero mu minsi yashize nari naberetse video ndi kwereka amaseramu yo mu maso, mbereka n'ama oil cyangwa se na seramu z'umubiri wose, ariko uyu munsi ngiye kubereka creme nziza cyane wakoresha. Abantu benshi mukunda gukoresha creme yitwa Pareri narayiberetse nigeze kuyikorera video ndayibereka, ariko reka nze nyikwereka ku mashusho kugira ngo nayo uyibone. Ntabwo nyifite akanya yarashize, ariko abantu benshi barayizi Pareri, ariko hari Pareri ziba ari fake. Nongeye na excuse ku bantu mushaka kuvuga ngo Pareri z'iyi minsi zisigaye zidukorera nabi iki, ariko ndizeye abaguze Pareri nziza ya original ni nziza cyane. Pareri ikuzanira ubwiza buhambaye bwo mu maso pe. Pareri irakora cyane, cyangwa ku muntu ushobora kuba afite inkovu zo mu maso, Pareri iragukorera ukagira uruhu ruri smooth, uruhu ruri gusa neza cyane. So rero hari n'utundi bita Diana, aka Diana abantu benshi nabo barakoresha, abashuti banjye bagakoresha ngenda mbahereza. So dore ngaka Pareri wenda umuntu aka Diana tuzajya mukibesha mukagira ngo ni kanini, dore naka ngaka uko kaba kangana. So aka naga creme nako keza cyane kagukorera neza mu maso ugasa neza ku rwego ruhambaye cyane. So ndumva ubuze Pareri wakoresha Diana cyangwa se ugakoresha n'izindi creme ngiye kukwereka. So naka ga creme ni keza cyane bakita beauty creme, nako ndibuka kwereke kugira ngo washe gusobanukirwa neza. So dore ngo uko kaba kangana ugakoresha mu maso gusa, hapana handi hose. Haba harimo utuntu twishi tugiye dutandukanye. Akangaka n'akanuza ka vitamine uvangira mu mavuta y'uri kwisiga, kana gasabune bashyizemo. N'akangaka n'agatona n'agaseramu nako wakisiga umaze wabanza kwisiga ubundi ukisiga kano ga creme. Utu ni utuvitamine uvangira mu mavuta ya utungutu tuvangira mu mavuta, apana kuba wakisiga, cyangwa se ukaba wafata nk'agatonyanga gakeya ukisiga mu gihe umaze kwisiga iseramu, noneho ukaza gushyiraho creme nyuma. So rero ndakeka ndi kugenda nkwereka udukreme twiza twagufasha mu maso ukagira mu uruhu rwiza rwo mu maso rutemba itoto. So dore naka ngaka bakita Gold Beauty Creme. So ni makeya cyane, wagenda ukabona ubuze. Ngiye kuba ndi kukwereka amakreme nyine
wakoresha, mu gihe utabonye imwe wakoresha n'indi, nazo ziba ziri gukora neza cyane. Wenda utumva wenda nibanze kuri Pareye cyangwa kuri Diana ukagira ngo n'izi ngizi ntabwo zikora, no, n'izi nazo zirakora neza. Ubashije kuba iyo wabona mbere nayo wayikoresha. Urabona yitwa Gold Beauty Cream, nayo nuko nguko ibimeze, tazayibeshaho cyane. Mu gihe utabonye izindi waba ukoresha, nako ni keza kakuzanira uruhu rwawe rwo mu maso ugasa neza cyane. So akandi samu, iyi samu rero irabicika bicikisha. Samu ni nziza cyane, abantu bakunze kuyikoresha ni benshi, nanjye nzi bagenda bayikoresha, ariko nanjye numva nshaka kuzayikoresha, ariko bambwira ko bameze neza, uruhu rumeze neza. Samu ni nziza cyane, iranahenda, by the way irahenda. Inaha muri Oman igura $500, ariko sinzi uko abandi bacuruzi bo mu Rwanda cyangwa se ahandi bayicuruza, ariko iyi samu yibonye ni nziza, nayo wayikoresha mu maso ukagira uruhu rumeze neza mu maso, rutemba itoto. So ndizera ko ari mujye mugura rero samu ziri original, batazajya babahangika. Mujye mugenda mubaze cyane mu mashopu yo muguriramo, mubwire ati muduhe ibintu byizewe byadufasha. Naka rero bakita beauty, nako nutu beauty twishi tugiye dutandukanye. So ngaka karebe, ushobora kukabona nako muri shop runaka, ntugahiteho mu gihe utabonye izindi ukaba wagakoresha. Dore nuko kaba kameze n'imbere, abantu muzabasha kukabona utazakibeshaho. So naka ni agakireme keza cyane kagukorera mu maso ugasa neza, ukagira uruhu rwiza rwo mu maso. So n'udukireme twinshi nifuje kugenda mbereka. Naka ka whitening akakisiga cyane cyane abantu b'inzobe. Abantu b'inzobe ngaka ni gatoya cyane, ewana kukagura nyine uba wumva yuko uguze utuntu dukeya, ariko nyine urihangana. Iyo ushaka ubwiza ntabwo urondera ibintu byinshi cyane, dore nguko akangana, ukoraho dukeya cyane. Ugiye nko kuryama, for example, igihe wateguye timetable yawe y'igihe wisigira ibintu bya mu maso cyangwa se ibyo utegura gusema, hari igihe ufite oil, ufite amaseramu, ufite amatona, ufite beauty. Ibyo ni ibintu bizana ubwiza bw'uruhu rwo mu maso. Utajya ubona umuntu ubona uruhu rwe rumeze neza ugire ngo aba yakoresheje ibintu bikeya biri aho ngaho. Never. Abafite ibi bintu byose ngenda ndi kubereka, abafite ama washing face, abafite ama creme, abafite ama serum, nkuko ngenda ndi kubereka. So rero nawe wajya ubona ibintu nyine ugajya uhitamo buri kimwe kugira ngo ubone kugira beauty face, kandi ukagira timetable y'igihe runaka. Rye nzabakorera video y'uburyo ushobora gukora timetable y'igihe runaka, ushobora kwisiga amavuta ya naya cyangwa se nayo ushobora kwisiga buri munsi, nayo ushobora kwisiga uri mu rugo. Icyo gihe nzabategura iyo video neza, nibereke uburyo wategura timetable yawe. So ni nitwa Fresh White Beauty Cream, ikozwe muri voka, nayo ni nziza cyane. Ubaye wayibona wayigura, kuko iri ngana mwe imbere. Hari abantu mujya mukunda kumbwira ati twereke mwe imbere, twereke ko ingana, twereke n'ingano yayo. So ngiyi ukuntu ingana, ngiyi. So rero ndumva usubijwe. So ni creme ni nziza cyane cyane agakireme gakozwe muri voka. Ngiye ngakunda kubi cyane, sinzi ibintu bikozwe mu mavoka, ndabikunda cyane n'ibiryo ndabikunda cyane. So naka ni agakireme keza cyane, nako wakoresha kakongera ubwiza bwo mu maso. Kanza hari abantu muyizi, ngiyi sinzi niba muri kuyibona neza. Ikanza ni nziza cyane, usa neza, nayo hari abantu bayikoresha nzi bajyaga bayintuma. Sibyo yuko nababuze, mwagiye he bakiriya banjye?
So ngiyi kanza ukuntu ibingaha namwe mwambwira nkayibagezaho, cyangwa se ubaye uyibonye bwa mbere. Kanza ni nziza cyane, nayo igarura ubwiza bwo mu maso ugasa neza cyane, cyangwa se ubaye uyibonye mu shop iyo ari yo yose ntukayikatire. Kanza ni nziza, agakireme keza ugira uruhu rwiza rwo mu maso, s'il vous plaît, ugira uruhu rwiza rwo mu maso. Aya makireme rero ndi kubereka mutijya ngo nta makireme ari aho ngaho yo kumva ngo uraguze ngo nta result ubonyemo cyangwa se nta kintu kizimubonyemo. Never. Aya makireme aragukorera neza cyane cyane. Iyi Gorota creme nziza cyane, abantu bakunda kuyikoresha nayo. Ngiye abantu muyizi ndabazi, murayikoresha cyane. Dore uyibonye bwa mbere rero ukuntu ibingana, dore nuko ibiri muri aka gacupa. Ikozwe mu ipapayi, nkuko mubibona. Hari abantu bakunda ibintu bikozwe mu ipapayi cyane cyane. So rero nayo wibonye wayikoresha na creme, kuko iyi video nabateguriye kubereka amakreme menshi agiye atandukanye wakoresha cyangwa se yo wabasha kubona hafi yawe. So ni Ojoba nayo ni nziza cyane, ni creme nziza cyane wakoresha mu ruhu rwawe rwo mu maso kugira ngo uruhu rwawe rutembe itoto. Dore nguko ibingana, tanyango iba ari nini cyane. Nago rero amakreme mberetse, hari indi creme nari mberetse. Dore ngiyi creme ikozwe mu igi nayo. Iyi creme nayo ni nziza cyane, ifite amavuta yayo, ndaza kuza kuyabereka muri video ikurikira, ndaza kuyabereka. So rero bakunzi b'ubwiza, ndumva ngenda. So rero bakunzi b'ubwiza, ikintu nayingamije kubereka amakreme ushobora gukoresha cyangwa se aho wayibona muri shop igiye itandukanye, bigukundiye iri hafi yawe wazikoresha. Ni creme nziza zo mu maso, kandi creme ntabwo bigombera ngo uyisige nk'amavuta ya buri munsi, no, ugena iminsi runaka kugira yisige, cyane ko kabari na dukeya ugiye kwisiga buri munsi. Byagusaba yuko wajya ugura ibintu byinshi, utugura ari twinshi cyane, ariko ugena nk'iminsi 3 mu cyumweru cyangwa se iminsi 2, iragukorera neza ugasa neza mu maso, wunganira nyine n'andi mavuta urimo urakoresha. Nkuko nabibwiye, tugiye gukoresha amalosiyo y'amavuta runaka, ukoresha oil, ukoresha serum, ukongeraho na face cream. So rero ndakeka yuko nziberetse amakreme ushobora kuba wakoresha ukagira uruhu rwawe ruri gusa neza mu maso, ukagira mu maso hasa neza cyane habengerana. So rero ni ibintu byinshi nkomeza kugenda mbereka, kandi nzakomeza kugenda mbereka, bidufasha gusa neza, tugasa neza, tukagira uruhu rumeze neza cyane cyane. So rero nakubwira ngo mukunzi w'ubwiza, ntabwo uruha nyine mu bintu by'amavuta agenda aza ugahindura amavuta, hakaza ibindi ugahindura, cyangwa se hakaza amaseramu meza, hakaza ibintu byiza ugakoresha. Rero mbere yo kukwereka ibyo bintu byose, ibyo gushobokeye kuhindura ugahindura, cyangwa se ukaguma ku kintu kimwe. So rero nababwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza. Ikintu wifuza ko nabereka wandike muri commentaire, nzakibereka. So mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane.